Haba hari igihe wigeze wiyumva nk'aho ubuzima burimo bukurangira wumva wagira ngo uri guhumeka umwuka wa nyuma, ariko mu kuri wumva wagira ngo ugiye gupfa pe, ukagira ngo ibiro wikoreye byose wikoreye isi yose, ariko ukagerageza ugasa neza ku ifoto rwose abantu bakabona umeze bon, uri kwifotoza useka ewana ibihe byiza wagize, ariko muri we wumva uri gupfa. Ibyo bihe byakubayeho cyagiye wumva uri guhisha ukuri, wumva wagira ngo urimo uricukurura imva yo kwishinguramo, ukagerageza ukagaragara nk'aho umeze neza kubera ibibazo ufite, umutwe wumva wenda gusandara. Ibihe biba ku bantu bose. Ubushakashatsi bugaragaza ko 40% by'abantu bakunze kwihishira muri ubwo buryo, bakunze kwicwa n'irungu ndetse n'agahinda gakabije cyane, bakagira stress zo ku rwego rudasanzwe. Ntabwo ari ibyo utekereza, iyo ni siyanse niko ibivuga. 40% by'abantu bameze gutyo bakunze kwisanga mu gahinda gakabije ku rwego rw'uko byanabica cyangwa bikabahitana. Barwara indwara z'umutwe udakira, stroke. Ujya kubona ukabona umuntu afite ibibazo byinshi mu kazi, kugeza n'aho abandi babona ko ameze nk'ufite umushiha, maso hasa nabi ewana, ufite ikintu bita umujinya mu maso. Gusa benshi babasha no kubihishira, ubona arasa neza agaseka, ariko arimo apfa ashira yumva randirode ameze nabi, mu rushako bitameze neza, ibyo kurya bitaboneka, school fees. Ndavuga ku babyeyi abakiri bato n'ibindi bindi, banze guhita bajya mu bibahisha ubwonko mu gihe gito nk'ibiyobyabwenge. Nimba utekereza ko uri guhisha ibyo bintu byose, uzashiduka wisanze ahantu habi cyane. Amasomo ni ayahe rero twakigira kuri ibi bintu mvuze haruguru? Gerageza wiyakire ukuri, wikihisha, ibwiza ukuri, jya muri miruwari wirebe uvuga ati ibibazo ndi kubicamo ni ibyanyabyo biragaragara. Gerageza gusa nkaho ibyo bintu bidahari ngo ubyirengagize. We muri iyo si yo kwihishira, benshi tujya duhungira no ku Mana tukayibwira ibindi bibazo, ariko tutarimo tuyibwira ukuri kwa nyako. Izohereza manu mu ijuru ngo bishire. Tujye dusenga Imana nabwo mu buryo bufatika bw'ibikorwa, uyibwira ariko unakora. Kubera yuko rero ushobora kwisanga muri iki gihe ubona byakomeye cyane binagoye, kandi utifuza ko isi yose imenya ibyo uri gucamo, agahinda kawe, ibibazo byawe, ntabwo ari ngombwa ngo buri muntu wese amenye ko ubabaye. Sabirize uhinduke iciro ry'umugani yuko wabuze ukubaho, uri kuguza ahantu hose, warabaye karyamyenda, usigaye wihisha. Ukeneye inshuti imwe mu buzima bwawe, umuntu wizera, duhora tubivuga hano. Mentor, wa muntu uzagufasha guca mu bintu uri gucamo byose, cyangwa se abantu bafite ubunararibonye mu kuganira ariko wizeye ba hafi bawe. Inshuti ya nyayo ishobora kugufasha kuva muri ibyo byose, ubwigunge. Ubaye ari mu buryo ufite ibyo bibazo nka business, gerageza ushaka aba consulta cyangwa abagishwa nama bakugira inama. Ubaye ari ibibazo mu mutwe nka stress, akazi gatandukanye, ibintu byose birimo bikugora, gerageza ushaka abantu babizobereyemo muganira. Wireba buri muntu wese, reba inshuti, reba umuntu wizeye cyangwa se ababikora kinyamwuga. Uwo babwira atari ukugira ngo bakugirire impuhwe, ahubwo ari ukugira ngo bagufashe kugira imbaraga z'umubiri, ubwonko bukora. Birashoboka cyane rwose ko wakongera ugatangira no munsi ya zero haba ubuzima. Ni isomo nanjye nize nkuze. Umuyobozi mwiza w'ubuzima bwe ntagahisha ukuri, ahubwo yibwiza ukuri, agerageza kurwana nako ndetse no kukuyobora. Niyo mpamvu hano hitwa kuri CEO Logic. Umuyobozi w'ubuzima atekereza ati, tekereza ko ibintu byose agomba kubivamo. Ese urashaka kureka ubuzima bwawe bukagwa ubureba, cyangwa urifuza kubona impinduka mu buzima bwawe?
urifuza kubona uba ikiremwa gishya gifata ingamba nshya muri uyu mwaka. Urifuza ko ahazaza hawe hagera aho wamye wifuza kugera. Ibi bizagushobokera ari uko ufashe ibyemezo bikomeye, kwibwiza ukuri. Uriya muntu uriya muri miruwari mubwiza ukuri, wimubeshya ko ibintu ari sawa kandi atari sawa. Wikihisha inyuma y'amafoto meza, wikihisha inyuma y'ibiryo byiza uri kwifotoreza muri public, wikihisha inyuma y'imyambaro myiza. Bwiza ukuri, ukora icyanyacyo kigufasha kwiteza imbere. Umuyobozi mwiza ni umenya agaciro ke, akamenya n'icyo kavuze ndetse no gutegura ahazaza. Egera abafite ubunararibonye muri ibyo bintu bagufasha. Ufite business itagenda neza, egera abarimo bayikora, ubwire uko bimeze. Wabuze akazi, ufite ibibazo byo kubera ubushomeri, egera abantu barangira abandi akazi, cyangwa se uza ahagaragara uvuge. Muri comment urebe abavuga akazi bakurangira. Mu rugo kumanga igipangu ku gipangu gisaba akazi, ku biro uvuga icyo ushoboye. Ijyana ibipapuro byanditseho ibyo ushoboye gukora, genda uvuga ibyo ushoboye gukora bakubone, barebe uburyo ubisobanura. CEO mwiza ni umuntu uzi kunegosiya. CEO mwiza ni wa muntu wivugira ikimurimo. Dufasha abantu ni ukubyuka bagashaka icyerekezo ndetse ubuzima bwabo bugahinduka. Ni kuri Theology. Kora follow nimba ugejeje ahangaha, turi kumwe uri umuntu wacu. Komeza tuba ibiganiro nk'ibi ngibi bimeze gutya bidufasha guhinduka, tuva ku rwego rumwe tujya ku rundi. Niyo ntego yacu. Ugiye gushaka imibereho.